Iki ni igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Pasteur Kabanda Julienne, Kabanda Kabirigi Julienne, Pasteur umuyobozi mukuru wa Grace Room. Tugiye kubagezaho igice cya kabiri, tubashimira cyane ko mudukurikira kandi dushimira abamaze gukora subscribe, tunasaba atarayikora kuyikora. Turabashimiye cyane. Ku buryo nta kintu nigeze kuva mu rugo, nari nkiga muri interna muri secondaire mu mwaka wa 3 ndasoza, mva mu rugo ndataha mva mu rugo njya ku ishuri muri interna, ngezeyo mfata indobo njya kuvoma, nabonye itangazo ni naho nigiye iryo somo buri ndimaranye igihe nagiye kuvoma, abana baza abanyeshuri baba bavoma ari benshi, nzanye indobo bose bariro, mvuze ngo bose bariro bangahe bose barirutse ndiruka, ngira ngo babonye nk'inzoka uko niruka uwo negera none akiruka cyane, umwe ataravuga ngo reka utwege niyo tuhunga, ngiye muramunga aho hantu nari mpamaze imyaka 2 ndi umushumba, njya muri dortoir yari nini, nca mu kayira, hano hari ibitanda, uwo nsanze arimo arisiga amavuta atarambara, ndashaka kureba abakobwa nk'umunani biruka batambaye, narebye ibitangaza ndavuga ni habaye, ntangira guseka, nari mfite amateraniro mugoroba, habaye narumiwe ndatangara, umukobwa twararanaga ndamwibuka, Beneda yakubise sote, yari ku gitanda hejuru, twaraga hejuru hari ikindi hasi, ankubise amaso, araje yarasi wowe yaravunitse, so arararaje n'ubundi, so nyuma ngenda mpamagara uwo umushuti wanjye wari uraho, mbona we ntabwo ampunze, araza arambwira ati hano hamaze iminsi kuva ugiye mu rugo, abantu bamwe arabambwira yari itsinda by'abantu nashaka kuvuga, nabo barasenga, ngo basengaga, umwe arahanura, ahita aravuga ngo Julienne kumbe si umuntu, ngo si umuntu, ngo ni shitani yambaye umubiri. Abo bari kumwe batoye ati ndabibonye, atuzamwegera azari gitaji kuzimu. Beneda iminsi 2 nari maze mu rugo, nasanze inkuru no mu batetsi, nari mfite umushuti wanjye amagutuzi dushyushye, ngenda nkwa akadobo sinzamwibagirwa, yitwaga Mariko, ni Mariko navuye mu kiruhuko rero maraza utuzu harakonje, ataraje Diamond, narumiwe ndavuga habaye Mariko inshuti yanjye narahunze, nibwo nabonye ko bikomeye, fata amasengesho ndasengereka, nanga kujya muri classe kuko animatrice yasambwira ati ntujye kwiga, guma ahantu hamwe tumaze tumenye iki kibazo ko giteye. Beneda ntago niwe muri domu jyenyine alone, bakingiranye Diamond, babanze bamenye ubwo buhanuzi aho bwavuye. Nahamagaye Imana wowe nkubita igicaniro cy'umwijima, nabonye ndabaza ataka itarabaho, mfite amateraniro nimugoroba, haje abantu twari tutagisengera muri classe, twasengeraga aho barira muri refectoire, dore ahantu abana ikigo cyose kirira, abari hanini haruta, kuko twari benshi abana bakaza, twateyemo intebe, haje abantu batagira mu ijana. Imana irambwira ngo preach, bwiriza nkaho bose buzuye, ndabwiriza, komite yanjye nta n'umwe wavuyemo, bose bari bahari, sijya umuhungu. Ndamwibuka n'ubu aba muri Amerika ajya ambwira ati wewe narakurebaga ni yeye, abandi bari bampagazeho
bavuga ngo sibyo barabeshya ibyo ni ishyari nawe ndasenga reka mbabwize ukuri Imana irambwira nari ifite agahinda irambwira ngo hanagura umubabaro kandi ntumuvugishe ikindi ntiwisobanure ndi Imana isobanura batakwisobanura ndabwiriza uwo mugoroba mbaza animatrice ngiye gukora etude kuko kujya gukora etude mwajyaga mu maklasi arambwira ati ikorere mu cyumba muri domo abana badahungabana bakiruka bakavunika okay ndigira muri domo bukeye namaza njye mu ishuri ati byatuyobeye none turabibona uti watashye ni njye ntaho njye inasenze humura njya mu ishuri uwo twicarana ari buzi kubona umuntu w'umusore n'ubwanwa yiruka bene da ariruka ariko yiruka gipfura nyine gisirimu asa n'usubiye inyuma ajya kwicara inyuma nicara ku ntebe y'imbere animatrice yaje amerekeje aticara imbere bicara inyuma yawe ibaze kwicara imbere uzi ngo inyuma nuhindukira uvuga ikaramu bahita batokesha turiga reka mbabwize ukuri Imana yakoze kuri speed ndashobora kumva haciyeho uko byahise bizana ikintu kitari cyiza bakora inama abarimu animatrice tugire turabwira ngo natahe turajya kubaza Imana ngo nibyo turayikurahe barambaza bampamagara mu nama ndabwira rero Imana nkorereza kubisobanura ati yakubwiye ko izabisobanura ryari bashaka ntahe ndabwira ntabwo ntazi nshobora kuboneka amasomo umwe arambaza uri sure umuntu iyi sinayibonyemo ibintu ku buryo nta kintu kinkanga haciye iminsi nk'ingana ndabyibuka neza prophetess mfite sister wanjye icyo gihe aba muri Canada ubu yabaga muri ahantu bita Butare sinibuka ikintu nari mfite nsaba uruhushya simbukirayo ko n'ubu niriwe i Nyanza simbukira i Butare gato ndagaruka ngarutse ninjiye mu marembo y'ikigo amashuri yose aba ameze ukuntu ku buryo abareba kuri gate murahabona aho hantu so naratungutse umusekirite ndamubwira ni naje nyereka urupapuro rwa gusohoye ndamwereka wa wundi wahanuye kumba amaze iminsi ntaryama ntarya ntiyicara umwuka w'Imana amubereye nabi yaje kunshaka bamubwira ngo yatashye ariko ejo azaza ninji ariko iyi Mana umva mbabwize ukuri iyi Mana irasobanura ninjiye muri gate bihura ko abantu bose bari mu maklasi amadirishya abari mu madirishya nibo bagiraga gute barebaga ninjira nawe arimo aravepfa mu madomo so arimo arazamuka aza mu maklasi nanjye mva kuri gate ngira gute mbega turi babiri mu kibuga turi bangahe ngeze neza hagati agiye gukata ajya mu maklasi agira icyo arambona ati nguyu umukozi w'Imana aza yiruka aransanga aramfata aboroga ati mbabarira yakomye induru mbabarira arangije arapfukama ako kanya amfata ibirenge baza kumukuraho aranga aravuga ngo naramubesheye ntabwo Imana yabimbwiye arasakuza nagiye kumva numva mu maklasi bati abana barahaguruka batica baraceceka abana basohoka mu mashuri baza kureba ikibaye yanga kundekura arafata ati wambabari nakubabariye ndekura nkura hasi ntabwo wambabariye neza ntabwo naryamye umugabo yamagaze hejuru wambabariye ko nazongera guhanura ibinyoma yaravuze bamuhuraho aranga araboroga akajya yikuruba hasi ngo utaravuga ngo Mana mubabarire
kumva imana yashakaga iki classe zose zigira gute igusubiriza ku karubanda kugira ngo hatagira n'ubibwirwa. The Lord will answer you in public. Urasemura iki vayo hano yafashijwe mande wano imana isubiriza ku karubanda. The Lord answers you publicly. ndibuka ashaka umwicaza mubwire ni koko kubona ngerageza mwibaza ngo wasanga ni dayimoni. I wanted to sit her down to say, please, how did this come about? Because I even came to think maybe I am a demon. imana irimo gutonza. The Lord told me, keep quiet. nashaka I wanted to explain, and the Lord told me, keep quiet. nashaka Every time I wanted to explain, the Lord told me, keep quiet. ariko uwo munsi narebye uburyo imana ibisubije bose bagira gute maze amvuye ku maguru When she left my legs, ba bandi bose bampungaga baraza pastor tubabarire yari yatubeshye byari ibinyoma tubabarire ziba tubabarire twamaze 2 hours twahavanywe n'abanimatrice n'abanimateur bakubita abana mujye kurya amasaha yageze badashaka kumva iruhande. uwo mugoroba nakoze igiterane wowe we took coming to repent. It was a lie they missed. baruzuye bajya mu madirisha. uwo munsi nayoboye gahunda ndaramisha ndahimbarisha ndabwiriza. I did a very powerful service. I worshipped, I led a program, and I preached, and people, there was an overflow, and people were following from windows. nakiriye abantu bakizwa. niwo munsi nibuka mu mateka niga hariya hantu nakiriye abantu benshi bakizwa. That's a day when I was still in school that I received so many people giving their lives to menya Christ. ko imana ntigikorera mu gihombo. I know God never works in a loss. ikintu cyose bagukoze ikora kugira ngo Everything that He igihindura does, esikariye nayo yuririraho kugira ngo igane benshi. He makes it ladders for Him to rise over that and find many to come to Himself. mbwirira ukwegereye ntukisobanure. Tell your neighbor, don't explain yourself. nizi somo ubu kugira ngo nzicaze umuntu uzaja ko umuntu nicaje mubwire ngo wamvuze ntibishobora kuva hano. It is very ntabwo hard. byagerageza kubera iki namaze kumenya uburyo imana irwana intambara. I can never sit someone down to say, I am explaining myself. Why did you talk about me? I cannot do that because I know how God fights battles. muzi ko hari abantu uyu mugoroba baruhutse mu mitima Some people from kubera ibintu bagushizeho because of, wibazaga igihe icyo kimwaro kizakugera ku bitugu. they spoke about you and you've been wondering when that shame is going to get out of you. hari umuntu wicaranye ikimwaro aha There is someone that is imana ishatse ko ko nkatiraho kugira ngo umwijima wakubuzaga umucyo uri imbere ukuve ku bitugu. God wanted me to tell you this story, said that your heart should come back to turn your focus from the darkness that wanted you to face it and not face the light. aha ndabafashije. Have I benefited you? ntuzongere kwisobanura. Don't explain yourself. I tell you, people can talk. Abantu baravuga. abantu bafite impano umuntu aricara akagukubitiraho story. People have gifts, they can sit and make up stories. umva impamvu umwanzi akoresha icyo kintu. The street, ibintu ubwiwe byangiza attitude yawe ku muntu. because the things that are spoken about you, they will affect your attitude. ubibwiwe biramwangiza mu mutima. And the one that has been spoken about, their heart is affected. ndagufashije uyu munsi. Have I helped you tonight? uwabeshyewe n'uwabeshyaga mwese nimufashe. uwabeshyaga nabicikeho mu izina rya Yesu. If you used to slander people, stop it. ubunyanga ikintu ejo bundi kirambabaza. Someone ndavuga told- ariko twabaye iki mu itorero uyu munsi. And there was abantu babiri baririmbana ahantu. two people singing together. umwe ngo sinzi ngo yagize atundi. One did something to another. no umwe ngo yavuze mugenzi we. One spoke about another. uyu bavuze The one who was slandered against arababara. was hurt.
uyu wamuvuze The one who slandered apfusha abana babiri lost 2 children. abana babiri imfura ye n'umukurikira barapfa mu mpanuka barapfa uyu bavuze abwira bagenzi be murajya mu kiriyo mu gukora iki This ikintu one, cyarandirije amarira araba bose ushobora kujya kumufata mu mugongo yarambeshyeye yaramvuze umugore arimo arashenga abana banjye undi mugore wabyaye utegereje ku cyumweru kujya gufata mikoro ngo aririmbe arimo arabwira bagenzi be ngo ntabwo tujya gushyingura ngo nimushaka mugende kuko yari muri leadership so arimo arinfluence abandi baririmbana ngo mwijyayo ngo yaramvuze baramubwira ngo turajyayo ugumana urwango rwawe bakoresha flower bajyayo iyo samedi yaje muri repetition ngo bagiye gushingura ibyumweru bibiri birangiye uyu ntiyarabimenya uyu wapfushije ntiyabimenya araboroga nyine bibiri bitatu azagaruka muri kuririmba ajya ku gatuti ninde wari wayoboye ninde wayoboye indirimbo fora utaragiye gushingura. wa wundi utaragiye gutabara umva indirimbo yaririmbye kuko yabimenye nyuma urimo abimbwira tuzajya mu ijuru tubone mesiya tuzicarana we tuzajya mu ijuru aduhanagura Wow. niko ngo tuzajyayo That you will go to heaven. tuzajya mu ijuru aduhanagura amarira inyuma yawe hari urimo araboroga utari Behind her, there is someone who lost 2 children, and there are people who are singing in the same choir. But because this man had talked about her, when she lost her 2 children, because she was a leader, she was influencing others and saying, "Where are you going? You cannot go to help her. You cannot go to console her because she spoke about me." And the others said, "No way, we are going to go and console her." And actually, she stayed and did not go. And that Saturday, she did not even come for choir practice because part of the choir has gone to console another person who has lost 2 children. So after some time of mourning, this person came back to choir. That day, the one who refused to go and console her was the one who was raising music and saying, sing the music and say tuzajya mu ijuru that we will go to heaven. sing I please sing. yes Tujagenda muguru. is that English kweli aririmbye ibiki buriya ni kigande Genda muguru. tujagenda ruguru banange bakaziye Aratusangura masika. masika tujagenda muguru ariko mbwira ukege baroko mwavuye mu waretse kubeshya imana koko Stop urajya mu laughing. ijuru ry'ibinyoni What kind of uzajya heaven kubana are you? n'ikizu hariya hejuru urajya mu ijuru ryayo Are you going to the heaven of the birds? Where exactly are you going? inyuma mwene so arimo aravirirana umutima When you're uramuhagarara imbere uzajya he you lead a song and you say we'll go to heaven. bivuze ngo iki gicaniro cy'umwijima kidukurikira no ku gatuti That evil altar can even follow you up to the pulpit. turacyanze mu izina rya yesu To refuse it in Jesus' name. walk in love kugendera mu rukundo ni decision Walking in love is a decision. kuko imana ni Because God is urukundo. love. hitamo kugendera mu rukundo hitamo kubabarira hitamo kutarara ijoro ufite umuntu mutima hitamo walk in love give people reka abantu shyiramo imana mu izina rya yesu umwuka wera arambwira ati wabibonye nabibonye niwo munsi nibuka narize amarira menshi naricaye mu rugo rw'umuntu arampa ushyiraho neza agakoko nkunda inkoko
ati wabibonye nabibonye saramaje rwose yicara hariya nicara hano ariko yari yagakaranze jewe mpombi inkoko ngo wayiroze I swear to God wicwa no kutamenya who you are turi ubwoko butavumika abizeye umwami bazarya icyitsa ntacyo kizabatwara kandi rero nawe aracokozana habe no gushyiramo ibaba ni amaguru gusa ibigeragezo buriya ujye ubyitondera ashyiramo yari amaguru angana ate ko wagira ngo ni dendo yari yaguze ndazireba jewe nkombe damu ya Yesu vitamine D ndakurura kubita ndamubwira ni dusangire aranga aragenda azana kabol yashyizemo fruit ndamubwira ndangije kurya nturumube ndamwira rero washyizemo ati quoi Julienne qu'est-ce que tu dis ndamubwira ni washyizemo ati iki ya ibirungo ni na wagize gute washyizemo ati ndamubwira ni washyizemo mbona agiye kuvamo ndamubwira ni humura nabimenye ntarabirya ati pastor no don't worry nzanira indije ibintu nzuba iyo mbimenya imyaka 10 ishize satani yarafite akaga ubu nubwo ipusi nakaranga k'Imana nubwo kaziramo shangazi wahe byaranabaye igihe kimwe araza rwose ipusi mbyutse gusenga saa 9 nyisanga ku muryango w'icyumba umva ndakibona kingana nk'iki numva nyine ni ipusi z'abaturanyi uko nyine nababwiye ndabisuzugura ni fire ndayiherekeza ni ikata nkijya muri salo nkiyireba gutya na toshe ihita irabura amaso yayireba idaciye mu idirishya idaciye mu muryango aya maso ndayibona irarigita nagiye kumva numva urumeza nkombi induru uva kuri ibyo ndavuga ziko abanyabwo babaho umutware wanjye araza ati n'iki Julienne ni ipusi ingana iki ndayikurikiye ibuze gutya nyireba nta bitotsi mfite ati neza pyo ni pya ati rero senga njye gusinzira turabijyamo mu gitondo ninjira muri salo ndakinga ndavuga aha shemua urafata ubusa bwagiye gucya namenye uwo ari we ngaho rero wahindutse ipusi rero uraza gutya mureba gutya mu mbona ati urabona mwana wande ibintu nzuba iyo mbimenya imyaka 10 ishize satani yarafite akaga bivuze ngo turabaragwa isi n'ibiyuzuye n'ibyaso urumuragwa nababwiye ngo iyo nza kuba nzi ibyo nzu imyaka 15 ishize satani tuba twaramushyinguye urusororo yes Imana ibaho umugisha mwinshi mfasha rero tubumbura ijambo ry'Imana avuga ngo haleluya biraryoshye kuba ahantu nyaho kandi mu gihe nyacyo ntabwo mubyumvise biraryoshye kuba ahantu nyaho kandi mu gihe nyacyo bivuze ngo ubu muri ahantu nyaho kandi mwaje mu gihe nyacyo iminsi yo kuwa kane iyo muje hano ujye uvuga utsingiye ahantu nyaho kandi mu gihe nyacyo haleluya yes Zaburi mumfashe dusome ko nshaka ibyanditswe byinshi uyu munsi y'105 Zaburi 105
Thank you Jesus. Zaburi 105 cyangwa tutarajyaho banza muri Exode, muri igitabo cyo kuva ibice 8. Banza mu gitabo cyo kuva aho turajyayo nyuma. Banza igitabo cyo kuva ibice 8 urajya ku murongo wa 12. Aha, kuva ibice 8 umurongo n'uwa 12. Twagiye. Uwiteka abwira Mose ati, wahageze? Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe, ukubite umukungugu, uhinduke inda. Mwazibonye? Uhinduke inda mu kihe gihugu? Mu gihugu cya Egiputa cyose. 13. Babigenza batyo. Aroni amanika ukuboko kwe ufite inkoni, akubita umukungugu. Umva, inda ziva ku bantu, ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka iki? Uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Bikomeze bibananire mu izina rya Yesu. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, umva, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Haleluya. Ako niko nashakaga 15. Bahita barasemura, abasemuzi baravuka. Hari ibintu Imana ikora abantu bagasemura. Hari ibintu Imana ikora ntukenere interprete. Barasemura abakonikoni. Ntabwo ari abahanuzi b'Uwiteka. lekonikoni.com. Turabafungurira YouTube channel. Abakonikoni bajya kuri YouTube bati dufite amakuru. Uyu munsi twahagurukiwe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo, umva se. Ariko se murahari? Umutima wa Farawo ugira gute? Uranangira, niyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Imana yashyize ijambo ku mutima akanya gato ngiye gukoresha. Imana narimo ndavuga ngiye kubabwira iki uyu munsi. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ubabwire ngo, vuga ngo ubabwire ngo. Okay, havuze 3. Mubaye 5. 12. Ubabwire ngo hari bigiye guterwa n'urutoki rw'Imana. Iyo urutoki rw'Imana, haguruka gato, udafashijwe ntaratangira. Ndebera abantu 7 ubambwirire ngo ubareba mu maso no gutanga ukora ku maboko kubera impamvu. Umubwire uti wari wabona urutoki rw'Imana rukuburanira. Mubaze umurebe kuko agiye kubona urutoki rw'Imana ruburana. Urutoki rw'Imana abo ni bangahe ubwiye? Narinzi ko mutari abanyedini. Mwabaye iki? Vahuri reba hirya, murebe mu maso ngo ndavuze ngo urutoki rw'Imana bari warubona. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Everything is double wrong. Double wrong. Everything is
iyo urutoki rw'Imana rwiyiziye, uru rwari urugendo rukomeye. Imana ubwayo yintervena mu rubanza rukomeye cyane. Dufite Imana ijya yintervena. Intervena ni buriya dufite Imana ijya ijya yivanga, ijya igaragara mu bintu. Hari hashize imyaka n'imyaka, tujyane neza, ubu bwoko bwa Isirayeli bufite isezerano ariko ridasohora. Imana yarabwiye ba sekuru, yarababwiye ngo igihe kizagera mbakure mu buretwa mujye mu gihugu gitemba amarira se, gitemba amata n'ubuki. Bagacya mu gitondo bari mu buretwa, imigongo bayiheta bayigira gutya, abagore batwite, agasuzuguro ka buri munsi k'abanyegiputa, bakagira ngo ntabwo Imana igira gute ireba. Babibyiniraho, babakoresha uburetwa. Bibiliya avuga ngo barishyira hamwe batakira. Nsanze umukozi w'Imana avuga ku mbaraga zo gusenga. Ibiri buhinduke byose biba bifite aho bihera. Iyo umwanzi ari bukutindane mu gihugu cy'uburetwa, agutandukanya n'icyumba cyo gusengeramo. Iyo agukuye aho gusengera, aba abizi ko agutandukanyije n'igihe cyo gusohora kw'amasezerano. Mu by'ukuri sinzi nkawe, nirebyeho cyangwa nkibuka imyaka yanjye yose mu rugendo n'Imana, ntabwo umwanzi arwana ashaka ubutunzi bwawe, ntarwana ashakisha ikindi kintu, arwana azana ibintu biri bukudisconnecting, biri bugutandukanye n'ahantu ho gusengera. Arabizi ko iyo ugumye ahantu ho gusenga, iyo urinze ubuzima busenga, iyo urinze icyumba cyawe iyo urinze umutima wawe uhamagara Imana, arabizi ko umunaniwe byanze ntahari bukubonere. Ubuzima busenga ni ubuzima buhindura ibyanze guhinduka. Bibiliya iravuga ngo barataka, bakora iki? Barataka amanywa, bataka ijoro, barahamagara. Abanyegiputa babirataho bakajya babasyonyora uko bashatse. Hari birimo biragusyonyora bitazuriwe. Nibwo buhamya yaduhaga. Hari ibintu bikwibeshyaho. Ndashaka urebe ibyibeshye kuri Yosefu, bimucunaguza. Hari ahantu Yosefu yageze hajya hantera imbabazi. Ari muri prison, yabwiye umwe, yahishuye inzozi z'uwo bari kumwe muri prison. Arangije aramusaba ati, basi nugera hanze, please remember me, uzanyibuke. Uzagira gute? Uzanyibuke. Tipa ageze hanze, karamwibagirwa. Hari situwasiyonmo ukajya ubwira abantu mwansengeye, busa nkaho butazacya, ubona utazi ibintu bidafite definisiyo. Ubwo nimo ndirinda kujya mu buhamya bwanjye. Ubona ibintu bibaza, ibi ni ubutuku, ni ubururu, kandi ari amabara agaragara. Ndabwira abantu batazi ibyo ari byo. Wari waca ahantu bibaza ngo uyu ni umweru, kandi ureba ko ari umweru, ukabyuka hari umweru, umutuku, icyatsi. Na ubwoko bwa Isirayeli buca ahantu, mpora nibaza ikintu ntarabonera igisubizo. Sinzi impamvu, sinzi ubwira uburi Imana mu gukora uwizakoresha ikabanza ikamunyuza ahantu. Muzumve bamutoka mbari bose babahagarara imbere. Sinzi impamvu yiyaranje. Sinzi ko mwakumvise ko mvuze. Iriyaranja, irabanza ikakwigisha amasomo. Kandi iyo urimo urayiga bisa nkaho atazarangira.
njya mbwira abantu ngo nkanjye nta hantu nari guhera niga amasomo ntaho. Yes, we yabaye imfubyi ari muto, njyewe ntabwo nari muto. Nari ntangiye kwegera ruguru, ndi last born, mfite umuryango dukundana bezuje twikundanira, ndi bucura, bose ni bakuru, bari baranyise amazina 8. Uzi amazina 8? Umwe abyuka mu gitondo bu, undi ati bi, undi ati pe. Kandi n'uyu munsi buri umwe wese afite izina ryawe. Ntazi iryo bayibonye uwo munsi. Mama afite izina rye, na papa akaza akavuga izina rye, bose bahoraga bakuranwa ku ntego. Nati bini naritabaga icyo bavuze cyose. Mbega umutesi muteteri. Ariko Imana ifite umugambi. Rero yagenda iriyaranja, ariko izi kwiyaranja kuko igomba kugucisha ahantu kugira ngo ejo uzagire icyo ubwira abandi. Iriyaranja za be, bu, mi, mwe bivaho. Nimara gukizwa za be, bi, du zihinduka imigeri. Nahindukira ko nkareba hano imigeri ngumi. Ndavuga n'ubuse nakoze iki koko ka uno bigenze bite? Bati no ibintu byo gukizwa hano iwacu ntibihabarizwa. No tu vois azaza tu vois zibaza tu vois you see. Kumbe bambe iyo nkaba uyu munsi niko mvuga ngo iyo ntahura n'iriya migeri hari abantu ntari bufasha. Nta bantu bari gufasha, nzi gusa bucu wafasha. Ariko uyu munsi uvuga inzara nkakubwira nti uvuga kwisiga ni kwisiga ubusa ni uvuga kwambara ni nigeze kuba ndi imbere ndimo ndakorera Imana nahimbarishije mu rusengero haleluya urukweto ruti urumva nagiye mu mwuka nibagirwa ko nambaye inkweto zishaje zifite imyaka induta ubukuru. Rero buriya umuntu niwe umenya uko yifata. Nari nyiri umukobwa nanjye nimanitse yari caci nini cyane ni haleluya nibagirwa mpagaze mu manegeka. Nagiye kugira ni haleluya taro iragenda no kubashumba ngo mbona barayisamye, protokoli irayisamye. Iyo rero wambaye urukweto rurerure uhita ubura balance. Arundi agahise ava mu mwuka. Jewe n'ubuzima menyere uhita ukora urumva rumwe rwari hejuru urundi rugiye kujya hasi. Nta kuntu wahimbarije. Nahise mbigira neza byikorere wenyine. Uwiteka himbazwe hahandi hacitse nkashyira hejuru. Turahimbaza ndabwira ni mwirebe urukweto haleluya rimwe n'ubundi nyuma y'igindi n'urundi ruragira gutya. Ubwa kabiri bwo nahise ngira gutya neza. Ni Uwiteka himbazwe ibyuma mukomeza ngira gutya neza ni haleluya bati ni sawa. Ikibazo kikaba nuva imbere y'abantu uri umukobwa urateretwa ariko Yesu ariyaranja ugaca at least isogongera. Ejo n'ubu umushumba ugahura n'umuntu uvuga ngo nambaye ubusa akarira wumve langaje ye. Tugaruke ubwoko bwa Israeli burakubitwa basi, ariko ukubitwa hari isezerano ririmo uragira gute rirazunguruka hejuru yawe. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bw'umuntu ni imbaraga y'Imana. Buriya iyo
iyo umukozi w'Imana yobo mu kirundi bavuga kuvugishwaho kuguhanurira byose ufata iryo jambo kuko riba rihindutse isezerano rigira gute ririmo rirazenguruka imbaraga zirikura hano ukaryambara uzi ko ushobora kugira ngo Imana yarabeshye kubera imyaka rimaze rigira gute rikuzengurukaho ntabwo Imana ibeshya n'ibyo umukozi w'Imana yavugishijwe biba ari ukuri ariko hari amakode hari utubuto ubu se haje umusaza wo mu cyaro iwawe utaratunga televiziyo na rimwe akakubwira mwana wa ndashaka kureba amakuru maze nawe ukaza ukamuha iki telekomande nibwo bwa mbere abona icyo kintu none urashaka ko ashobora kukubwira ngo ntabwo byaka mwana wa akajya arebesha ntabwo byaka kuko arabona ko umutuku icyatsi ubururu utubuto ni 20 ntazaho kugira gute ushobora kumusiga mu gitondo ukagera nimugoroba ugasanga ntigeze agira gute ntigeze areba televiziyo irahari ibyangombwa birahari ikidahari ni iki n'ubumenyi bwo kumenya ngo kano k'umutuku ni karakije hanyuma akajya kuri cano agashakisha n'ubumenyi niyo mpamvu ushobora kuba ufite akana k'imyaka 5 kakabwira ngo genda ucanire muzehe none se akakaramura ubwenge ahubwo kamurusha ubumenyi mu kintu runaka sinzi ko mu buryo mvuga ibintu by'Imana n'ubumenyi buguhesha ibyasezeranijwe kwambara umubiri hari akabuto hari agapesu bakanda reka nkubwire hari abantu barinze bava kuri iyi si bafite amasezerano agenda barinda babamanura mu mva bashyiraho itaka bazana indabyo bararira baravuga ngo urabeho bayi bisa nkaho Imana yabeshye itarabeshye ntabwo ibintu by'Imana ari maji iyo ubwoko bwa Isirayeli butagira iki gihe cyo gutaka bari kongeraho indi myaka 200 bari kongera ubu ukuntu Imana ibwira Mose yaramusanze iramubwira ngo numvise gutaka numvise amatwi yanjye hari ikintu yumvise ngiye kumva numva urusaku hari ikintu ndimo ndumva Imana iramubwira ngo Mose ntabwo baguhamagaye ngo batabare iyo numvise ni jye ukora imibare ni yanjye yo gukora icyo numvise gisohora Mose ntabwo bari bamuzi Imana iramubwira ngo numvise uku gutwi hari ijambo rwumvise hari amajwi arimo arazamuka bitumye ndeba Bibiliya iravuga ngo ndarebye umva mbona ndumvise umva iyo yumvise ibyagiye mu matwi biyifata izosi ikareba nibyo biyibwira ngo do unamugira gute ntabwo ipfa kureba uburetwa urimo utabanje kuyiha icyo yumva ibyahise 8:5 ngo nuko abamarayika bafata amasengesho y'abera
afata iki? Abamarayika barayafata, bivuze ngo arafatika. Iyo usenga ugira ngo numwe mwisi y'umwuka barayafata, arafatika. Marayika ngo aragenda akayafata agafatika, ngo bakayazamura, ngo akaba umubavu uhumura amazuru y'Imana. Nkubitira ukwegereye urushyi rwiza, uti amasengesho yawe aramva agerayo, arafatika. Barayafata bakayumva nk'uko ufata ibintu uko. Marayika arayafata akayajyana ku ntebe y'Imana, ati dore amasengesho ya Ernest ari Bujumbura, arimo arasengera basidodo ngaya. Arafatika, arafatika. Ayo umaze iminsi usenga arafatika. Harawari, harawari. Reka nkubwire, uyu mwaka utararangira uraza kumenya ko ibyo wasenze guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri, kugera muri July, aya maso yawe mu izina rya Yesu agiye kubona ibyo wasenze byambara umubiri. Ibyo wasenze birafatika. Marayika arabifata ngo akabijyana imbere y'intebe y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni ikintu bapresenta, kiri presentable. Nkubitira ukwegereye ngo imbere y'Imana hari iki? Agusubize washize iki? Hari iki imbere y'Imana? Numvise gusenga kwabo, none mbonye uburetwa barimo. Genda Mose, genda uhangare Farao, umubwire ngo let my people, umubwire ngo let my people go. Let my people. Narivuze ngo uhita ukigira hano. Let my people. Nubwo wamenya ko gusa karaguhagije uyu mwaka, karaguhagije. Umva message Imana ituma kuri Farao. Reka ubwoko bwanjye ivuze ngo reka bugende. Habaye iki? Tujye mu mibare. Isezerano ryawe, reka nkubwire akantu utaruzi. Ejo bundi ndabwira umuntu, ndamubwira ngo ibintu nzu iyo mbimenya imyaka 10 ishize, Satani yarafite akaga. Ofete tugenda dukura buri munsi. Ubu hari ibindi nzamenya mu myaka 10 iri imbere, kuko turi abana b'Imana duhora twiga. Ariko ibintu nzu iyo nza kuba mbizi, I tell you, mba naramushinguye na nyina wabo na se wabo n'abakuzine b'Shitani, maze kumenya ko urugero rw'amavuta ugenderamo rungana n'ibyuzi. Dore uko bandera ubumenyi ufite. Nibwo buguhesha kwakira udakiranye ibyawe. Hari igihe cyo kuba mu rusaku rwinshi ariko nta musaruro.
biraga ugataha imihogo yanagakaye ariko ni fujo tu umugani w'abakongomani fujo ko nagize fujo ukajya ugataha imitsi yabyibushye hano ariko uzi gusengera mu kutamenya biravuna iyo umaze kumenya I tell you uhita usobanukirwa ko si imisozi saho basengeye ni ubumenyi wasengeyemo wajya mu mazi ugasengera mu kutamenya iruhande rwawe abana bambara amakanzu y'ubukwe hano akakugira metro cyangwa fiye doneri ubarusha imyaka 25 ukibaza aka ni kansanze mu rusengero akana karasobanukiwe kazi uburyo basingira undi akajya muri ayo reka mbabwize ukuri ubumenyi ni ngombwa Imana ifite inararibonye yabonye abana bayo basufra gusufra ni yes bababazwa batakabaye bababazwa uzi ukuntu Bibiliya ivuga mu Is Romans wa Roma 4 ngo umuragwa iyo akiri umwana ntahatandukanira n'imbata warasomye umuragwa iyo akiri umwana ntahatandukanira na esclave nigeze kugira inshuti iri mu bukene hari ubukene n'iki n'ubukene hakaba n'ubukenene ubu butindi buravugitse afite ubukene uriya mukobwa rwose n'inzara ze zavugaga ubukene ingohe ze n'ubukene mu maso yaseka ubukene yari imfubyi ya jenoside aca mu bihe bikomeye yari yarasigaranye abantu nka 3 bavukana nabo ariko bose bameze nabi kugeza umunsi ariko bene da umuntu aramwegera amuha amakuru vuga ngo amuha amakuru aramubwira ngo nishimye kubona umwana wa Kanaka yari inshuti yanjye atese ko mbona yari afite ubukene ku buryo umuntu yamurebaga akagira gute arangije aramubwira ati ko mbona umeze nabi iso yari umukire umwana ararira none se papa ko yapfuye ati na ibintu bye birihe ati hari ibyo yasize ati ati banza unjyane ndebaho mu aramujyana mu Karyana ntabwo ari geto hari geto hakaba na shati rindi zina haba geto hakaba n'agake akagonye kariya sinza kariko kari akantu babanzaga kugira ngo serious ni akantu umuntu yabahaye kari gafi ni nk'akantu yakoze gusa ko kujya ashyiramo nk'agasitoke ko gushyiramo ibintu ni ukuvuga ngo uhagaze neza ntabwo washobora kugira gute winjira muri icyo kintu ari kumwe n'utwana tubiri bukeye umugabo aragenda aravuga ati nahamuba yewe nzi ubutunzi bwa so bwose ati kandi mbabajwe nuko hari abantu benshi babuzi barimo baraburya umwana ati data ati yes mwari bato reka nkubwire aramushyiraho story ati ubu tuvugana injira mu modoka nkwereke arakaye cyane ariko abantu ni abagome aragenda amazu ya mbere y'ubucuruzi muri uyu mujyi arabaza abacururizamo ninde bosi wanyaha baramubwira
asanga ni anko w'aba bana, aramushakisha, ajya ahandi, ahantu harenga 5 barigabuye bava ku mikino. Arangije abaha amakuru, abana bati subiramo, so aha hariya abavanino abajyana mu ntara, abareka abantu ku mazi Gisenyi, arabereka. Abana bati subiramo, data yarafite ibi. No kurya dutunzwe no kukomangira abantu, abibafashamo rero bajya muri ibyo byaciye ahantu henshi. Umunsi byemezwa ko abana basubiranye ibintu byase, yari fete itabaho. Niwo munsi nibuka narize amarira menshi y'umunezero, nanjye mvuga ngo wabona ngendeye mowe, kuko inshuti twabanye inshuti muri ghetto, twabanye inshuti hariya, you never know. Mugenzi, nturabona ibintu bihinduka mu masegonda. Abana baba babimenye, barahoberana, bararira, birabarenga, impapuro zibasubira. Umva ibintu byose, umva, nturabona abana basohoka mu kantu bakajya mu kintu. Abana bashaka umukozi, barahindura style de vie, ihinduka mu masegonda. Uyu mukobwa mukuru ahita ashaka imodoka izajya ibajyana ku ishuri abana, ahindura ishuri, ahindura ibintu byose, arasara, ariyondora. Babyita kwiyondora. Sinzibagirwa umunsi yambwiye ngo ndimo ndapanga kujyana abana muri vacances. Narize amarira. Ubajyana he muri vacances? Wowe urimo uravuga vacances, mu kanwa kawe vacances. Ndamubaza ngo aho ni hehe, ambwira ikizina kiri ahantu mu birwa. Iyo ahantu mama ku airport akuru uruganda, igiye muri vacances. Uzi wari dusigaye tumusura, yari afite umushefu uteka wambaye ingofero. Ngo bwa mbere nani mbibonye, haleluya. Nenzi ko abashefu baba hanze, haleluya, mu maresitora akomeye, nyine ukazana umuntu uzi guteka. Yazanye uzi guteka uburyo bwose. Uhembwa ngahe? Aravuga ati mu gitondo jya ushaka ibintu uri buhindure utwigishe tumenye umujyi. Ati nudukorera ibintu by'ubunyobwa n'ibikikora amasose, chocolate, le plateau tontin, amaplutonta, ibintu nk'ibyo by'ibizina tutazi. Bitunanire tubinywe, tubiruke, ariko tubinywe. Rimwe narabasuye batuzanira ibintu ku meza, ndavuga ni sinshobora Julienne do mu izina rya Yesu. Nakubitaga n'ikivu nkabona birakuruduka, ndavuga ni fire. Arambwira ngo ibi babyita na umuntu uzi ari muri kakana ajya gusaba ibiryo, atangira kunyigisha amasosi. Ngo ibi babyita niba ngo byitwaga gute, niba ari autotote. Ushobora no kwira umuntu urimo uvuga ubwoko bw'amasosi. Ati turabyiga, arabitwigisha tukabinywa, ubwoko bw'amasimba, amasupe. Yewe nari nzi vegetable soup gusa. Ndambwira ni nanjye nzi isupu ya epinari. Mbona bazanye y'umuhondo, iy'icyatsi irimo ibintu biguruka. Yesu we, ndambwira ni usaye ni wowe. Ibyumba, amagarderobe, ndamureba inzara, harabazikora bene data. Iyi Imana itureba iri mu ijuru, ibireba abaragwa bari muri za ghetto. Areba ubuzima urimo
witwa nyiri ibintu byose yareba umurage ufite, yareba ibyo Yesu yaguhaye birimo birarirwa na ba anko, wowe ugataha ukinjira muri vuga ngo geto. Imana irababara. Umva nkubwire, akarongo nsubiza kari hagati y'aba bana batatu no kwinjira mu murage wabo wari iki? Niki subiza, niki cyari hano hagati cyagombaga kubambutsa? Uvuze iki? Ni ukuvuga ngo hari ubumenyi, ariko se magusomere umuragwa bivuze ngo turabaragwa. Isi n'ibinyuzuye n'ibyaso, urumuragwa. Nababwiye ngo iyo nza kuba nzi ibyo nzu imyaka 15 ishize, Satani tuba twaramushyinguye urusororo. Uzi ko ubumenyi buguhesha ibyawe, uzi ko ubumenyi, kumenya ibyo so atunze bigusohora muri geto no mu marira, ukashaka shefu ugukorera ibiryo bya buri munsi, amasosi oshokolopita na pata. Impamvu mutabimenye nuko lopita ugize ngo ndabyivugiye, ubwo n'ubwoko bw'isosi. Nuko utabuzi umenyereye isupu y'umutuku, hari ay'umweru my dear, hari amasosi y'icyatsi, hari ay'ubururu. Wibaza ngo amenyo yawe yabihirwa n'ayo masosi? Hari ubu erega duca mu mwuka ntuze mu mubiri. Sinimo ndavuga amasosi ya hano, ndimo ndavuga ibyawe. Hari ibyawe bimva nta n'undi wabyicaramo, biragutegereza kugeza umunsi usimbukiyemo. Birahari, ntibikorwaho, ntawe ufite imbaraga zibihindura. Nta mudayimoni wahindura ibyawe, nta murozi waroga ibyawe. Nawe icyo Imana yakuvuzeho ntigishobora guhinduka. Subiramo, ndeka mbite nsoreza. Ibyawe ntubona ko mutinya abarozi, nuko utaramenya. Wamenye imbaraga zikurimo, umurozi ureba gutya. Ejo bundi natanze ubuhamya ku cyumweru muri Grace Room, ndababwira ni sinari ubu ibyo naricaye mu rugo rw'umuntu arampa, ushyiraho neza agakoko, nkunda inkoko. Umwuka we arambwira ati wabibonye? Nabibonye. Saramaje rwose, yicara hariya nicara hano, ariko yari yagakaranze. Odeur nayumviraga. Jewe nkombi inkoko ngo wayiroze. I swear to God. Wicwa no kutamenya who you are. Turi ubwoko butavumika. Abizeye umwami bazarya icyitsa, ntacyo kizabatwara. Bazakandagira inzoka na sikorupiyo. Ndicara ndamubwira ni naye nagusabye ji, ajya kuyizana, mbaza umwuka wera karimo se, arana ntabwo karimo. Ngese ati kubita se, narasenze. Bari basenga isengesho rirerire nk'ibya the blood, damu ya Yesu. Kandi rero nawe aracokozana, habe no gushyiramo ibaba, ni amaguru gusa. Ibigeragezo buriya ujye ubyitondera. Ashyiramo yari amaguru angana ate ko wagira ngo ni dendo yari yaguze. Ndazireba jyewe nkombe. Damu ya Yesu, vitamine D, ndakurura. Kubita ndamubwira ni dusangire aranga.
aragenda azana kabo yashyizemo fruit. Ndamubwira ndangije kurya nturumubi. Ndamwira rero washyizemo. Ati quoi Julienne? Qu'est-ce que tu dis? Ndamwira ni washyizemo. Ati iki ya ibirungo ni na. Wagize gute? Washyizemo. Ati ndamwira ni washyizemo. Mbona agiye kuvamo. Ndamubwira ni humura nabimenye ntarabirya. Ati pastor no, don't worry, nzanira indije. Ndakubita. Turi mu masengesho. Nagombaga kuvaho nkajya mu bukwe. Ndege kurya ndakubita ndangije ndamureba. Ndamubwira ni ntuzongere. Never. Ndamubwira ni urimo urabiba imbuto mbi kuri urubyaro rwawe. Ndamuhigisha araboroga mbona araje arapfukama ibimyira biramurenga. Ndamubwira ni never. Ntuzagire gute? Ntuzongere. Wagiye mu bitari byo. Uri umukristo, uri mu nzu y'Imana. Ndamubwira ni ntuzongere. Niba hari n'ibyaguteye. Aragenda arahurutura none ambwira ibintu byose numva n'ibintu birebire utamenye. Yego Yesu numva ni shene. Ndamubwira ni rero mwaciye ahatariho. Mufite ubukwe mukanya ngiye mu bukwe ukomeze ukurikira amakuru yanjye habe n'umusonga. Ati pastor basinsengera imivumo ntizankurikira. Ibi ndamubwira ni fire da maza bicaha. Mbona hari umwenge ibintu bivuye. Ndamubwira ni wowe uba muri protocole mu rusengero iwawe. Uba abakozi Imana bazingo bafite umuntu. Aratangira arambwira aho byahereye nsanga ni inshuti abantu mwirirwana nazo. Turi mu minsi itoroshye, turi mu minsi ubwo abantu bavuga ngo reka njye mu nzu y'Imana bahanure. Nibitinda gusohora kizina bimenye ndabijyana ku mpfumu abyihutisha. Mu izina Yesu. Narimo ndavuga ngo ubumenyi umaze kugira mu mwami wawe buguhesha uburenganzira bw'ivuga hejuru y'umwanzi n'ibye. Ubumenyi ni ngombwa bene data. Narivuze ngo ubumenyi ni ngombwa. Ibintu bikubuza amahoro. Umva, iyo nza kuba utuntu nzi duke uyu munsi naratumenye. Uzi ko nari mu bantu bagira ubwoba imbeba yacagaho nkakemeye. Imbeba zisanzwe gutwara abakeneye buri. Ubizi intoki ubona nateretse zarariwe. Inyagwa irakurya ikagihuha ngo ndabumvise namwe muva kure. Muzi guhuha n'imbeba ko mwashize se. None ubu twarateretse ikakaswaza amano ubu nkuyemo ikakurya ukabyuka mu gitondo umeze ngo ahantu ukajya gufata ikaramu mu ishuri ariko zajyaga nkakeme ya faya dayimoni w'imbeba sinza kuvuye ipusi yacahura agatsindwa n'Imana narahahamutse. Narivuze ngo ubumenyi ubu nubwo ipusi nakaranga k'Imana nubwo kaziramo shangazi wahe byaranabaye. Igihe kimwe araza rwose ipusi mbyutse gusenga saa 9 nyisanga ku muryango w'icyumba. Umva ndakibona kingana nk'igisi. Numva nyine ni ipusi z'abaturanyi uko nyine nababwiye mbisuzugura. Ndabisuzugura ni fire. Ndayiherekeza ni ikata nkijya muri salo. Nkiyireba gutya na toshe. Iyitirabura amaso yayireba. Idaciye mu idirishya, idaciye mu muryango. Aya maso ndayibona irarigita.
nagiye kumva numva urumeza nkombi induru uva kuri iki bwari ubwa mbere mbonye iyo sene ndavuga ko abanyarwanda babaho umutware wanjye araza ati niki Julien ni ipusi ingana iki ndayikurikiye ibuze gutya nyireba nta bitotsi mfite ati neza pyo ni pya ati rero senga njye gusinzira turabijyamo mu gitondo ninjira muri salo ndakinga ndavuga aha shemwa urafata ubusa bwagiye gucya namenye uwo ari we natse imodoka ntawe mbwiye nganiwe neza ndamanuka neza sanga abana muri salo utwuzukuru turambwira jaja yaravuze ngo uri muraza tukubwire ko asinziriye sinamuhamagaye sinamubwiye ko nta n'umutware wanjye sinamubwiye n'abo tuvukana ni ngwiki abana n'imfura mama aravuze ngo ndabona icyumba kiri he buranyereka aryamye hariya jaja aryamye hariya wajaja imana ishimwe ni hariya hakinze nzirane ndinjira ndarwaye icara neza ngaho rero wahindutse ipusi rero uraza gutya mureba gutya mu mboni turabona mwana wande so ibindi ntabwo nabivugira kuri kamera ariko asaba imbabazi none hamuha abahanga arayavuga iryo joro kumva umunyagwa avuye aho ajya kwa mukuru wanjye ahasanga umuvugabutumwa natumiye muri Grace Room arimo arabwiriza iwanjye mu rusengero icyumba uyu muvugabutumwa aryamyemo aba ari haseruka aragenda ati uyu muvugabutumwa w'umuzitsi nawe ni faya arabyuka aravuga ngo akagore we yarakareba simpfira muri iki gihugu jewe yari umushyitsi bajya mu faya ndekura umva neza ariko arashigisha nyuma arananirwa aramubwira ngo waje kuryama gute ko hariho nca ujya he Imana ibwira uyu muvugabutumwa ngo hari ifoto sisaba bafite uyu mukecuru yamuhaye kera ryari imyaka nka 20 ishize ati yo niyo yuririraho yinjira muri uru rugo aramubwira ati genda uyishake mukuru wanjye ati ntayo yari yarabyibagiye ati ntayo atameze atya ubwo ntazi ko jyewe nanjye ati ameze atya ati namubonye ameze atya gutya yaramubwira ati yihige arayibona arayizana aramubwira ati zana hanze ati kuko yambwiye ko ari imwinjiza hano zana essence ashyiraho aratwika yanga gushya ifoto ubundi ni iki ni igipapuro nubwo utashyiraho ikintu na kimwe uka yahita yaba barakije asenga mu izina rya Yesu urashya iyi foto isigara imureba ngo ifoto ya kera mukuru wanjye ati sigara urwana nayo baca umugabo agumana nayo nyuma kubera imbaraga zo gusenga irashya ntabwo bazi ko jyewe nagize gute nagiyeyo so ahita ansaba imbabazi ambwira noneho ABCD umunyagwa habe no kubeshya
ati iki ni wowe. Ati ntimwananiye se kubera gusenga kwanyu? Arihana. Narimo ndakubwira ngo ubumenyi umwanzi ahera ku kutamenya kwawe agakina agapira. Areba ibintu uhora uvuga gusa, umva nkubwire information idafitemo revelation. Mbisobanure gute ubwo? Information, yes, amakuru wahawe. Bibiliya iravuga ngo ayo ni amakuru. Noneho kuyahishurirwa akajya mu mutima wawe, nibwo bwiru Pawulo yasengeye Abefeso ati ndabasabira kugira ngo amaso y'imitima yanyu agire gute? Ahweze, mubashe guhishurirwa. Yavugaga ko guhishurirwa kuguhesha ibyo Imana yavuze bikaba real, bigafatika, bikambara umubiri. Ariko wavuze ngo haleluya. Ubumenyi iyo utabufite uba wabaye ikibuga Satani agakina imipira ye. Atsinda igihe ashakiye, ahindukiza igihe ashakiye. Ariko iyo wagize ubumenyi, urutoki rw'Imana Bibiliya yavuze rurahaguruka ku bwawe. Urutoki rw'Imana runesha Farawo, rukinzira rukakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Ubumenyi ntibuhagije gusa niba udafite ihishurirwa mu mutima wawe. Bibiliya ivuga kuri Aburahamu, yumvise, yagize information, yahawe amakuru nijoro avuga ngo uzaba sekuruza w'iki? W'amahanga. Kamugwamo, habe n'inda yavuyemo. Yabyuka mu gitondo agira ngo arashaka, arasanga Sara arimo aracira mu gakopo nk'abatwita, agasanga Sara arimo aranywa igikoma. Yasubira hanze ngo dore uyu musenyi, niko abana bawe bazagira gute? Bazangana. Akagira ngo buracya, asanga Sara yifashe ari. Yareba Sara akabona have arimo aririra umwumbati asomeza igikoma. Akamubaza, sheri nta nakasonga wumva? Sara ati agasonga kiki? Ntabwo mfite. Nta n'ikintu wumva kibyina mu nda ngo bubu. Isezerano arabifite, ibyo amaso amwereka birahabanye. Bible ivuga mu Baroma 4:17 ngo ariko Aburahamu ntiyashidikanyishwa no kutizera, ngo yizera Imana ibona ibidahari nkaho bihari. Ngo Imana izura abapfuye, ahita ahindura n'izina rye, agira agasoza ati ubu n'izi nitwa Aburahamu, nitwa Aburahamu, ubu ndi sekuruza w'amahanga, have n'akavuyemo. Ni ukuvuga ngo amaso ye yo mu mwuka yo guhishurirwa yamwerekaga ari sekuruza koko w'amahanga, yamwerekaga Isaka, yamwerekaga abazamukomokaho, yarabibonaga mu mwuka. Umubiri umwereka zero. Aho dupfira naho ubumenyi no guhishurirwa ijambo ry'Imana. Hari ibintu nahishuriwe ndetse naho kongera kubyina. Urumva kubyina mvuga? Kubyina umuragwa iyo akiri umwana ntahatandukanira n'imbata. Ubu uri imbata yujuje ibyangombwa kandi uri nyiri byose. Ubu ukiri umwana hari ubumenyi utaragira. Iyo wakuze, iyo wamenye ubumenyi, urakomanda. Uba nkubwire gato, uzi ko nta kintu na kimwe cyaremwe n'Imana kidafite amatwi. Sinari nzi ko amafaranga afite amatwi kugeza nyahamagaye akavuga ngo ndiyo fani. Nta kimana itaremye kidafite. Imana yavuganye n'amafi. Yesu yabwiye amafi ati tubuka, atubuka yokeje, ariho umunyu n'amagi, bararya. Yabwiye igiti uma, kigira gute? Ako kanya. Yabwiye amazi umuhengeri tuza, ugira gute?
wibaza ngo amazi yakumva Yesu, igiti kikumva, ifi kumva, jewe ambasaderi we bikanga kunyumva, bifite amatwi, twarangiza tukabinyuranya ngo ngiye gusengera mu mazi ngo Imana imara ubukene. Bamwe bajya mu mazi kumaga ubukene, abandi turahagarara tukayahamagara.